Bismillahirrahmanirrahim. Dutangiye isomo rya gatatu rigizwe n'inyuguti zatangiye amasura ya Qur'an agera kuri 29. Ubusobanuro bukaba bwihariwe n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala bwa buri nyuguti. Hanyuma turatangira rero ad-darasu ath-thalithu, isomo rya gatatu, al-hurufu al-muqatta'a, inyuguti z'icyarabu. Ubusobanuro tumaze kuvuga haruguru. Alif lam mim. Ako kazu ka mbere iyo hataba hariho kuri buri nyuguti lam na mim, iyo hataza kubaho utwo turongo tubiri tuba dusomye ngo alif lam mim gutyo nkuko twasomye mu isomo rya kabiri, ariko hangaha turakurura bitewe n'ako karongo tubonye haruguru. Alif lam mim sad. Alif lam ra. Alif lam mim ra. كاف ها يا عين صاد. طه طا سين ميم. murabona buri nyuguti muzo twasobanuye haruguru iyaje ifite ako karongo twakuruye, iyo nta kariho ntabwo dukurura, bityo inyuguti zisigaye muraza kuzisoma hanyuma zise nkaho zibaye umwitozo w'ibyo dusobanuye haruguru. Naho amagambo ari munsi y'umurongo ari munsi y'isomo barasobanura ko umunyeshuri wize neza isomo rya mbere akiga irya kabiri neza ndetse n'iri rya gatatu afite ubushobozi bwo kuba yafata Qur'ani buri aya akagenda asoma buri nyuguti yagiye yizamo, atayisomye nkayo ubwayo ashyizeho utumenyetso, ahubwo akayisoma buri imwe kuri imwe. Munsi batanga urugero amma yatasaalun, wenda ugasoma ngo ain mim ya ta sin. Muri kubibona kuri uwo murongo wa nyuma inyuguti zanditse munsi hanyuma alif hamza lam waw nun. Izo ni inyuguti zikubiye mu ijambo amma yatasaalun. Assalamu alaikum.